dukomeje gushakisha ukuri ku mapiramide uko yubatswe, ese yavuye he? Kuki nta kuri tuzi hashize imyaka irenga 4000, nubwo twebwe twibanda ku myaka 2000, ariko na n'ubu habuze umuntu uzi igihe amapiramide yubakiwe. Uyu munsi rero twatwigiye kwifashisha imibare. Nubwo tuzi ko imibare itabeshya, reka turebe ukuri kw'ibi bintu uko abantu bagenda bakomeza kubigoreka hirya no hino. Tugiye kwifashisha imibare turebe iby'izi piramide. Mu mibare tuzi ibyo bita ngo teoreme ya Pitagore. Teoreme ya Pitagore tugendeye kuri impande eshatu itubwira ko iyo ufite uruhande A ukagira n'uruhande B ukagira n'uruhande C, iyo ufashe A square ukongeraho B square ubona C square. Ibi nibyo batubwira y'ubushakashatsi cyangwa ibyo Pitagore yavumbuye, niko batubwira. Ariko reka turebe. Pitagore yavutse, urebe ukuntu bitangaje. Pitagore yavutse hafi ya 570 mbere y'ivuka rya Kristo. Pitagore yavutse mu 570 mbere y'ivuka rya Kristo, ariko piramide zubatswe hafi y'2550 mbere y'ivuka rya Kristo. Piramide zo zubatswe muri 2550 mbere y'ivuka rya Kristo. Namo kibazo uti, niba Pitagore yaravutse hashize imyaka irenga 2000, hafi 2000, piramide zubatswe, ni gute yavumbuye iyi teoreme bavuga ngo ni teoreme? Ibi bintu Imana ibinyereka, narasetse ndatangara ndavuga nti ntibishoboka. Abantu bamenya tubeshyira inyuma, ariko kuri kugenda kugaragara. Urabona piramide yazubakiwe haciyeho imyaka 2000 Pitagore abona kuvuka. No kuvuga ngo wahita wibaza impamvu abantu bose bafataga Egypt. Abantu bose iyo batsindaga urugamba, yaba ari Napoleon cyangwa se Ptolemy, bose kuki bajyaga kwirukankira muri Egypt ariyo bafata? Ni ukuvuga ngo bajyaga yo kwiba ubwenge bw'abakurambere babirabura babaga muri Egiputa. Icyo cyabajyanagayo nta kindi, kuko urebye ubwenge bwose bavanyeyo, yaba Archimedes, yaba Aristotle, yaba yewe abantu bose wumva utekereza uvuga ngo ni abanyabwenge b'abagereki, bose ubwenge bagendaga bakabwiba mu Misiri muri Egiputa, bagize bagashyiraho amazina yabo. Negeze kujya kuri Samos, aho Pitagore yavukiye, Samos, nagiyeyo mbona ikibumbano bamukoreye, bamufata nk'Imana kari wavumbuye iyi mibare. Iyi mibare rero urabona ko ntabwo ari wayivumbuye, ahubwo bafashe ibyo abanyagiputa babirabura kera bari bafite, noneho bashyiraho amazina yabo. Ni gute rero abanyamisiri, abanyagiputa ba kera abirabura bakoreshaga iyi teoreme? Umwe bafataga umugozi, bakoreshaga umugozi niyo bakoreshaga, noneho umwe agafata ku ruhande rumwe, n'undi agafata ku rundi no ku rundi, kugira ngo bakore imfuruka igororotse. Imfuruka igororotse niko babikoreshaga, ariko bashoboye kubaka piramide imyaka 2550 mbere y'ivuka rya Kristo. Urumva bo bakoreshaga umugozi, noneho uyu Pitagore aje urumva ko yabirebye, aho baravuga ati ibintu wabishyiraho izina ryanjye no bikayitirwa. Nuvuga ibintu byose tuzi byitirwa bari abantu bose ngo bagiye bavumbura ngo bakoze ibintu n'ibi byose ni ibinyoma. Ukuri kuzagenda kuzi hanze rero, cyane dukoresha imibare nk'uku kuko imibare ishobora kweshya. Ni gute wambwira ko ibintu byari biriho imyaka 2500, noneho ukavuka weho nyuma imyaka 2000 ukaza ukavuga ngo niwe bivumbuye? Nicyo gihamya rero ko uyu munsi wiruke batubeshya ko nta muntu n'umwe uzi uko piramide zubatswe. Wambwira ute
ko umuntu nk'uyu Pythagore ajya gufata imibare nk'iyi akayiyitirira yarayirebye neza yarashumye akareba ukambwira ngo ntabwo yashakishe ngo arebe ukuntu izi piramide zubatswe? Byanze bikunze ahantu hamwe cyangwa ahandi habitswe amabanga akomeye ukuntu izi piramide zubatswe. Niyo mpamvu uko ariko kuri tunyotewe kugira ngo kuzatubature. Ibi bintu twabibonye neza mu gitabo cya Ezekiel, mu ijambo ry'Imana, muri Bibiliya. Ezekiel uyifashe neza ukayisoma yose 29 yonyine ukayisoma umurongo ku murongo, uhita wumva ko ubwoko bw'Imana bw'abirabura bwavuye kuri Ham bwari butuye muri Egiputa. Nibo bwari bahatuye. Ezekiel 29. Ufashe Ezekiel 29 ukayisoma neza umurongo ku murongo, ihita ikwereka neza ko ubwoko bwari butuye muri Egiputa bwari abirabura bidasubirwaho. Isome umurongo ku murongo. Narabikubwiye kubera ukuntu Imana yakunze Egiputa ikayikunda, ariko noneho bakaza gusenga ibigirwamana. Bamaze kujya mu bigirwamana nibwo Imana yabarekuye bikubita hasi. Wibuke burya Imana ikora ibintu mbere y'igihe. Kuki Imana yakunze Egiputa? Nuko Imana yari izi neza ko ubwoko bwayo buzahasukira kubera amapfa, inzara izatera. Nuko rero baje kujya muri Egiputa, ariko Imana yabanje kune Egiputa, nyuma baza kujya mu bigirwamana. Bagiye mu bigirwamana irabarekura. Umukuru Imana igenda mbere y'ibihe nubwo ihora ku gihe. Satani washaka kubyiganya. Wibuke bamaze kufiwa kubera inzara, Imana yarabafashe ibatuza mu gace gakungahaye gakize kugira ngo amapfa atazabageraho muri Egiputa nanone. Ni ukuvuga ngo rero iyo uzi Egiputa uhita umenya Israheli ni bande. Niyo mpamvu rero Abarabu bari kurwana bivuye inyuma bavuga ngo nta mwirabura n'umwe wigize aba muri Egiputa. Reka nkwereke rero, hari umwarabu uheretse kumbwira ngo ibyo tuvuga byose ngo ni ukuri, ngo ni ibinyoma ntabwo ari ukuri, ngo kuko ngo Abarabu bamaze hariya imyaka 10,000. Reka turebe wumve none imyaka 10,000. Reka umwarabu yambwiye ngo bahamaze imyaka 10,000. Nahise mvuga wow, reka tuze turebe. Nta kindi namubwiye. Naramubwiye nti ibyo tuvuga byose ukuri kuzaza hanze n'igihe gusa. Nahise muha amayobera y'igi n'inkoko. Reka turebe igi n'inkoko n'iki cyabanje. Urabona ibi bintu bitera urujijo buri gihe iyo bavuze ngo inkoko n'igi. None niba Abarabu bahamaze imyaka irenga 10,000, urebe ukuntu burya umuntu n'ikinyuma afatwa byoroshye. Wibuke Imana mu ijambo ryayo ry'itangiriro yaduhaye amayubire angahe? Amayubire 120. Imana yatanze amayubire 120, kandi buri yubire ifite imyaka 50. Ni ukuvuga ngo nufata imyaka 50 ugakuba amayubire 120 urahita ubona imyaka 6,000 ariyo myaka y'iremwa. None se wambwira ukuntu Abarabu bahageze mu myaka 10 ishize? Ni ukuvuga ngo bahageze mbere y'iremwa ry'isi. Urumva ko bishoboka. Nahise nseka ndatangara ndavuga ni uyu nguyu uhita umufata byihuse. Niba Imana ivuga ngo isi ifite imyaka 6,000 kuva kwiremwa kugeza ku mpera ubwo Kristo azagaruka, hakiyongeraho ya kinyagihumbi kimwe kiziyongeraho aribwo Kristo azayoborana n'intungane zaziri ku isi. Ni ukuvuga ngo niba Imana yarashyizeho isi imyaka 6,000, bakavuga ngo bahamaze imyaka 10,000, ni ukuvuga ngo bahageze mbere y'uko isi iremwa. Nahise numva ko bisekeje, ndavuga ni ni ukuzajya tubavumbura tukabafata. Ubu nabo ndibaza neza ko bazi neza ko twamaze kubamenya ko kiriya gihugu atari icyabo, ahubwo bagomba kureba aho bazajya, kuko ukuri kumara kujya hanze Abanyafrika bose bamaze kumenya ukuri. Ni nako namubwiye, ibaza Abanyafrika bose bamara kumenya ukuri nta mpaka zizaba zigikenewe.
urabona rero ko imibare itabeshya. Urebye ibi by'amapiramide ukareba igihe Pythagore yavukiye, ukareba igihe piramide zubakiwe, harashize imyaka 2000 zubatswe, ukareba muri Ezekiel 29, ukareba imyaka baravuga ngo maze hariya, ntabwo ashobora kuba barahageze mbere yuko isi iremwa. Ntibishoboka. Urumva ko ni ibintu bidashoboka. Uku rero nikuza hanze nibwo abambere bazaba abanyuma n'abanyuma bakaba abambere. Imana niko ivuga mu ijambo ryayo yatubwira ngo mwihanganye kugeza ku munota wa nyuma, kuko abambere bazaba abanyuma n'abanyuma babe abambere. Nukuvuga barabizi neza ko kuri tumara kumenya ko umwirabura ari we wari hejuru afite ubutware, bose abazungu y'abarabu bose bazajya hasi kubera amabi bakoreye umwirabura. Niko kuri barwana nabo badashaka kuza hanze kugira ngo bagaragare babe abanyuma. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, shalom.